Dusuhuze abantu bakurikiye Mugunga TV show. Turi muri wa mwanya wo gutambutsa ijambo ry'Imana. Murabizi ibikorwa dukurikirana kuri Mugunga TV show, aho dutanga ubuhamya butandukanye, aho dutambutsa ijambo ry'Imana, aho twakira abantu bakagaragaza impano zabo, bakagira ibyo babwira abanyarwanda, aho tugenda tuzamura impano z'abantu. Hari abantu benshi baba bafite impano ariko badafite ubushobozi bwo kuzamura impano zabo. Rero ibyo ni ibisanzwe kuri twe, ariyo mpamvu rwose ubu kuri iyi saha turi hamwe n'umutumirwa. Ariko nk'uko mubizi, jyewe ndi Mugunga Turatsinze Vincent, tubana umunsi ku wundi. Turashimira abantu benshi badukurikira, Banyarwanda, Abarundi, Abagande, hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha. Twabonye n'abantu benshi bagenda baduha comment mu by'ukuri nziza. Namwe Imana ibahe umugisha, mu mutwereka rwose urukundo. Muzabikomeze, tuzajya dukomeza kugenda dushyigikirana, tubane namwe, tubahe ibyo mukeneye namwe muduhe ibyo dukeneye. Murakoze cyane. Tubibutse ko umuntu rwose wakoze subscribe turamushimira. Umuntu kandi utarayikora nawe turagushishikariza kuyikora, kugira ngo amakuru yose atambuka kuri channel yacu ajye akugeraho buri munsi isaha ku yindi. Nk'uko mubibona rero, turi hamwe n'umukobwa mwiza wirabura hano rwose kuri kamera, turi hamwe nawe wadusuye. Ni umutumirwa wacu, twamutumiye kugira ngo aze agire icyo adutangariza. Afite impano yo kuririmba n'ibindi bitandukanye ari buze kutubwira byinshi. Reka mbere y'uko tumuha ijambo, ntekereza ko ari n'umukristo, tugiye kumwemerera abanze adusengere, atambutse isengesho rwose, hanyuma tuganire nawe. Murakoze cyane. Reka tumwakire adusengere. Murakoze cyane. Gize neza kuvuga nyine mbere yo kunyakira tubanze dusenge. Nanjye ndabikunda cyane ko ndi umukristo. Dutangira dushima Imana ku bwa byinshi iba yaraducishijemo, ese uburwayi ndetse n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu dutangira dushima Imana. Reka dusenge. Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Data, duciye bugufi shyirwa hejuru. Mwami wanjye, tugushimiye ko waturinze. Data, waturinze tutarabo kurindwa. Hari abantu benshi cyane mwami wanjye babuze ubuzima bwabo, ariko Data, twebwe uyu mwanya wa none uracyatwemereye. Mwami wanjye, turacyashima izina ryawe. Rero uyu mwanya wa none Mwami, twongeye kugushima ko waturinze. Twavuye ahantu hagiye hatandukanye, ariko mwami wanjye wigaragaje, urangiza Mwami utubera Imana. Waturindiye mu nzira, hari abaje mu byuma byakozwe n'intoki z'abantu, ariko mwami ibyo byose wabitunyujijemo. Niyo mpamvu uyu mwanya none turimo kuzamura amashimwe. Rero Data, tukweretse uyu mwanya mwami wanjye twinjiyemo, turakwinyize ngo nabe ari twebwe Data, aba ari wowe. Ijambo ryawe rigira ikintu ryongera kurema, ndetse mwami wanjye rigira ikintu ryongera gukomeza ku buzima bwacu. Twebwe duciye bugufi, uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Dusabye twizeye kuri kumwe natwe, kandi ko tubereye umuyobozi, ni mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane Justin. Imana iguhe umugisha rwose kudusengera isengesho ryiza. Turakwakiriye. Umeze neza? Yego, meze neza. Iminsi myinshi cyane. Twagutumiye rero kugira ngo uze ubane natwe mu kiganiro, tuganirize. Ufite byinshi wifuza kugeza ku Banyarwanda, ufite byinshi ukeneye gutambutsa. Ese Justin, rwose twabanza tukakwakira, ngira ngo ukibwira Abanyarwanda, ukibwira abantu bakurikiye channel yacu. Yego. Ni karibu. Murakoze cyane.
nk'uko barimo kubibabwira, amazina yanjye ni Mutesi Justina. Ndi umukobwa ushima Imana, uzi byinshi cyane cyangwa se wanyuze muri byinshi, kabone niyo wenda tutavuga ngo ni byinshi cyane bikabije, ariko uko biri kose ni byinshi twanyuzemo. Hanyuma twahuye n'uburwayi, ariko twaje gusanga ijambo ry'Imana ryo rijya ribasha kuduhereza gukomera, kandi iyo ukomeye kabone niyo wabona ibintu byinshi cyane kurenzaho, bijya bigufasha kubinyuramo vuba byihuse. Utabaye nk'undi uvuga ngo kubera yuko ibi bibaye reka mbe nshyize hasi Imana ubundi nkora ibyo nishakiye. Hanyuma ni byinshi cyane wenda twavuga, ariko ikintu cya mbere mbanza kubwira abanyarwanda ni uko kugira ngo ugire aho uva ndetse ugire n'aho ugera uba ufite kwizera muri wowe. Hanyuma twaje gusobanukirwa yuko kwizera ari umuyoboro cyangwa se ari inzira ishobora kukugeza ahantu aho ari hose wifuza kuba wagera. Twigize duhura n'ibintu byinshi se, uburwayi ndetse n'ibindi. Muri bya bindi twavuze byadufashije kubona impano yacu. No mu burwayi nyine hari igihe urwara ukagera kure, cyangwa se wenda ukabona ibintu urimo se ukabona biragukomereye, ukabona nta nzira. Ariko ku muntu wamenye Imana ntabwo umuntu ajya apfa kubura inzira. Hanyuma twaragiye tugera mu Baheburayo ibice 11, turangiza dusobanukirwa neza kwizera icyo ari cyo. Tumenya ko ari ukwizera udashidikanya yuko icyo kintu kizabaho. Niba uzi yuko ubabaye uyu munsi ukababazwa n'umubiri, ariko ibyo ari byo byose utekereza yuko ejo bizashira. Niba wenda ubona uyu munsi akazi bakakuvanyeho se, ubona wenda ibibazo bikugarije, ibyo ari byo byose ugira kwizera ukavuga ngo nubwo uyu munsi bimeze gutya, ariko ejo bizahinduka. Niyo mpamvu rero cyane cyane abakristo bakunda gukomera, akavuga ngo nubwo bwose ibi byose bimbayeho, bikamubaho nawe ari ukuvuga ngo ntabyacitse. Hanyuma iyo bigenze gutyo rero, ujya ubasha kwegera Imana ukuvuga ngo rero Mana, nibutse neza ko wampaye ubutware ukamereza n'ubushobozi, nibutse neza yuko hari ijambo wambwiye, nibutse neza ko hari isezerano wasezeranye ku buzima bwanjye, nibutse neza yuko ejo hanjye hazaza hari icyo urimo kunegurira. Cyane cyane ko muri Matayo ibice 10 dusanga ko twahawe ubutware n'ubushobozi bwo kumenya buri kintu icyo ari cyo cyose, cyangwa se bwo gutegeka. Ukavuga ngo nubwo ubona bimeze gutya, ariko byanze bikunze ejo bizahinduka. Ukavuga ngo nubwo mbona binkomereye, nubwo mbona intambara ari nyinshi, nubwo mbona ibibazo ari byinshi, ariko ejo byanze bikunze nzanesha kubera ko nawe ubwo butware. Wafata ubwo butware wabuhuza no kwizera ukagera aho ushaka kugera. Urakoze cyane Justin, uze ku magambo yo kwizera. Justin, ubundi mu rugo ni hehe? Wavuze amazina ariko ntabwo wabwiye abanyarwanda mu rugo nahagana he? Urakoze cyane. Wenda nivuze igice kubera ko numvaga wenda gushima Imana cyane bindimo. Wari ufite amashimwe menshi. Justin, mu rugo ni he? Mu rugo ni Kabarore, cyangwa muri Gatsibo, akarere ni Gatsibo, umurenge ni Kabarore. Yego. Akagari? Kabeza. Umudugudu? Ryanjero. Ryanjero. Justin afite ababyeyi bombi? Oya, afite umubyeyi umwe. Umupapa cyangwa umumama? Umumama. Justin afite amashuri angahe? 6 yisumbuye. 6 yisumbuye. Yego. Justin twamwakiriye nk'umunyempano. Waba ufite iyihe mpano wifuza gutangariza abanyarwanda? Impano mfite niyo kuririmba. Ariko nyine no kwigisha ijambo nabikora, ariko nyine impano nshaka kuzamuka cyane niyo buririmbye. Bitavuze ko no kwigisha ijambo bitabura, ariko nyine nshobora kwigisha ijambo ushaka nko kubwira abakristo by'Imana yakoze se, gukomera kw'Imana, kubera ko abantu benshi cyane usanga wenda bakunda kwitiranya ibintu. Kavuga ngo mbese ko bavuga ngo gukomera kw'Imana kubaho, koko kubaho? Yego, nje kwigisha navuga naza nshimangira navuga yuko gukomera kw'Imana kubaho, kubera ko nje impamvu yabinera narakubonye. Yego. Uri umuhanzi uririmba indirimbo za gospel cyangwa zisanzwe? Ni gospel, indirimbo zo kuramya. Zo kuramya. Yego. Waba warazizamuye cyangwa se hari izo wasohoye ziri hanze zikoreshwa? Oya, nazo ndasohora, gusa nyine nari nzifite cyangwa se ndazifite, ariko nago nari nazi. Zirahari zo wahanze? Yego. Zawe? Zanjye. Waturirimbiramo nibura wenda
abanyarwanda bakabona ko ufite impano koko, nibura kamwe kari hafi kakaririmbamo nk'igitero kimwe cyangwa bibiri. rero indirimbo zanjye zose urebye ni amashimwe, wenda naca ku ya mbere ariko navuga ko iya mbere ni ukubohora. hari igihe umuntu aba yarahawe ibintu byinshi ariko ibyo bintu ugasanga byaraboshywe, ugasanga nyine nta nzira wareba hafi ukavuga ngo mbese Mana noneho ndamenya gutabarwa kwanjye kuri hehe. Ariko ndabanza mumuriza abanyarwanda mbabwira ngo ibyacu nubwo bwose hari ibyo Satani yaboshye, hari igihe kigera Imana ikabohora ibyawe kugira ngo imirimo n'ibitangaza byawe byongere bigaragare. N'aba wundi bari bahagaze hariya bavuge ngo byanze bikunze ko kuriya muntu afite Imana. Yego. Turirimbiremo imwe nibura muzo ufite. Ntacyo, reka turirimbe imwe. Bohora Mana, bohora Mana, bohora Mana, n'ibyacu biboshywe. Bohora Mana, bohora Mana, bohora Mana, n'ibyacu biboshywe. Nahawe impano y'uburirimbyi, Satani abyumvise arayiboha. Nahawe impano yo kuvuga ubutumwa bwiza, Satani abyumvise arayiboha. Nahawe impano yo gukora umurimo wagutse, Satani abyumvise arayiboha. Nahawe impano yo kuvuga umurimo wayo Imana, Satani abyumvise arayiboha. Bohora Mana, bohora Mana, bohora Mana, n'ibyacu biboshywe. Bohora Mana, bohora Mana, bohora Mana, n'ibyacu biboshywe. Nahawe impano yo gusengera abarwayi, Satani abyumvise arayiboha. Nahawe impano yo kuvuga umurimo wayo ukuri, Satani abyumvise arayiboha. Narengeye mu mwuka. Narengeye mu mwuka rwose. Imana iguhe umugisha. Justin, ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 3. Iya 4 ni yo guhimbaza. 3 zo kuramya n'iya 4 yo guhimbaza. Yego. Urateganya kongeraho n'izindi nyinshi? Yego. Nibyo? Harabura iki kugira ngo ese ngarutseho inyuma gatoya, iyi ndirimbo washingiye kuki uyihimba cyangwa se uyihanga? Iyi ndirimbo ikintu nashingiyeho, usanga nyine abantu benshi Imana ibahereza impano barangiza bakazicecekana. Yajya kuvuga ugasanga yifitemo ubwoba, kandi nyamara Imana niyo yamuhamagaye. Akirengagiza yuko Imana yamuhamagaye, Satani akamuteza ubwoba. Mu kumuteza ubwoba wenda Imana yaba yaramuhaye impano yo gusengera abarwayi. Ni benshi cyane tujye twumva ngo barwaye bajya bagenda ahandi bakabasengera bagakira, cyangwa se bakajya kwivuza ahandi hantu. Kandi nyamara kubera bwabo tware nahoze mvuga mbere yo kugira ngo njye kuyihanga, nabanje kubona icyo cyanditswe kiri muri Matayo 10 kivuga ngo twahawe ubutware n'ubushobozi. Nyine ni handi Imana ihereza, Yesu ahereza intumwa ze ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana. Ubwo urumva no gukiza n'ibindi byose.
hanyuma rero naje gusobanukirwa menya ko twahawe ubutware, ahubwo kubera kwizera kwacu guke cyangwa se wenda kubera kutiyizera, satani nawe yarangiza agashingiraho akatwumvisha ko nta butware twabona bwo kuba twakora ibyo ngibyo Imana yaduhaye. Hanyuma rero niho nashingiye ndavuga ngo Mana bohora ibyacu byanyazwe. Muri ibyo byose ese Mana twahawe impano ariko satani yarazitunyaze, none Mana bohora. Ego. Niki Justin yabuze kugira ngo izi ndirimbo zijye hanze, zijye ahagaragara, zisohore, zikoreshwe nk'uko n'izindi zose zikoreshwa? Ikintu cyabuze rero habuze ubushobozi, ariko bubaye buhari nanjye mba numva newe ishema no kumva yuko abantu barimo kumva ubutumwa bwiza, noneho cyane cyane iyo hari icyo Imana yagukoreye. Nk'ubu hari indirimbo nahereyeho bwa mbere na mbere iravuga ngo turagushima Mana kubera ko waturinze. Icyo gihe nari ndwaye, ndabyibuka ko nanayihimbye imvura irimo kugwa kubera ko nabonaga nyine bisa nkaho byarangiye, ariko nze kwibuka ko muri Yobo igice cya mbere nibuka hahandi satani yageragezaga Yobo yaramusabye, Imana ikamwima ubugingo ariko ikamuhereza umubiri. Nahise ndavuga ngo Mana nubwo bimeze gutya ariko ndabizi ko nanjye ejo hari iherezo ku buzima bwanjye. Ni gutyo rero. Justin niki yasaba abanyarwanda ubu nonaha, niki yasaba abantu badukurikiye uretse n'abanyarwanda, hano dukurikiwe n'abantu benshi, niki wabasaba? Murakoze cyane. Ikintu nabasaba ni ubufasha nyine kugira ngo izo ndirimbo zizamuke, kuko ziramutse zizamutse urumva zirimo ubutumwa. Yego. Justin cyo wasaba abanyarwanda, icyo wasaba abantu benshi badukurikiye hano nuko baguha ubufasha indirimbo zawe zigasohoka. Yego. Justin urakoze cyane, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Usabye abadukurikiye, ntekereza ko barabyumva barabibona, uw'Imana iri bukoreshe aragufasha. Wabwira abantu inomero zawe aramutse hagize ukeneye kugira icyo agufasha? Yego. 0789 62 93 17. Subiramo rimwe. 0789 62 93 17. Imana ihereza umugisha abantu benshi badukurikiye kandi biteguye gufasha Justin, bakamufasha indirimbo ze zigasohoka. Barahari Imana yakoresha mu by'ukuri indirimbo inzozi zawe zigasohora. Imana ibahereza umugisha. Abadukurikiye mwese Imana ibaha umugisha. Kora subscribe, share, comment, biremewe rwose, ni ingenzi kuri twe. Reka dusoze tubabwira ngo Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi ibagirire neza. Reka Justin adushyiriyeho isengesho rigufi cyane adusengera Imana mu umugisha. Mana turagushimye ko abanye natwe batugiriye neza, mwami wakoze ko abaye muri iki kiganiro duce bugufi cy'urwe hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Amen. Justin urakoze cyane. Sawa sawa murakoze.